Ndabasuhuje mwese abakurikiye Umuburo TV, ubuntu n'amahoro biva ku Mwami Imana bibane namwe mwese. Iyo turambuye igitabo cy'Abadiventisiti umunsi wa karindwi cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, tuhasanga amagambo akurikira ku bibanza. Haravuga ngo kwigishiriza mu ndirimbo iyo biyobowe na Mwuka Muziranenge bigira imbaraga nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Iki gitabo kirimo indirimbo zatoranirijwe abizera b'Abadiventisiti umunsi wa karindwi ngo bajye bahimbaza Imana mu materaniro yose yo gusenga, haba imuhira mu ngo zabo no mu nsengero cyangwa se mu materaniro makuru n'ahandi hose bateraniye bahimbaza Umuremyi. Izi ndirimbo ziri mu ndimi nyinshi kandi ziririmbwa mu turere twinshi two ku isi. Twifurije umugisha umuntu wese uharanira kuzigana umwete ngo abone uko ajya afatanya n'abavandimwe be mu Mwami Yesu guhimbaza Imana Data wa twese uri mu ijuru. Izi ndirimbo zikwiriye guhabwa umwanya uhagije wo kuziririmba mu nsengero kugira ngo zisabanye abizera n'Imana mu gihe baje kuyiramya. Mu ndongozi y'itorero paje ya 90 haravuga ngo indirimbo zigira imbaraga ikomeye kandi zigatera umunezero, ariko uwo mugabane w'amasengesho ntituwukoresha nk'uko bikwiriye. Ibihe byinshi baririmbana ubwira ntacyo bitayeho cyangwa bakaririmbishwa n'ibindi bagamije kugeraho, maze indirimbo zigatakaza uburyohe bwazo bazihimbanye bwo gukangura ibitekerezo by'abantu baje mu iteraniro. Indirimbo zikwiriye kunyura imitima yacu kandi zikatwongeramo imbaraga. Dukwiriye kurangurura amajwi yacu tugasingiza Imana tuyisengera mu ndirimbo. Aya magambo ari mu bihamya by'itorero volume ya 4 paje ya 71. Uko byashoboka kose abizera bose bakwiriye gufataniriza hamwe gusingiza Imana mu ndirimbo. Nanone amagambo ari mu bihamya by'itorero volume ya 4 paje y'143 n'144. Indirimbo zashyiriweho umugambi wera wo guhindura ibitekerezo by'abantu ngo bibe byiza ku rwego rwo hejuru, kandi zashyiriweho kwivugurura mu masengesho no gusingiza Imana. Yesu yifatanije n'ingabo z'ijuru binyuze mu ndirimbo. Aya magambo ari mu gitabo cyitwifuzwa ibihe byose paje ya 73. Indirimbo ni kimwe mu byerekana umwete tugira wo gukunda Imana na Yesu. Indirimbo nziza ntizinezeza gusa, ahubwo zongera ubwenge, zikarema imico myiza mu muntu. Ibihe byinshi indirimbo z'idini Imana irazikoresha kugira ngo igere mu mitima y'abanyabyaha no kubararikira kwakira Yesu. Abaziririmba bose tubifurije ko zibaha kuboneza ubukristo bwabo ngo zikundishe n'abandi benshi ubutumwa bwiza bo mu bihugu byose ziririmbwamo. Haleluya. Tukimara kumva aya magambo, umuja w'Imana Ellen G.